reka ngusuze cyane nkwifuriza ibihe byiza nkwifurize kugubwa neza cyane ahantu hose uherereye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo nsuhuza abantu bari mu nce zitandukanye izo ni East Africa nangaha nyine ibihugu bidukikije ari mu Burundi Uganda Tanzania Kenya ndetse na RDC cyangwa se Congo ahangaha abantu bariyo bavuga ikinyarwanda ndabizi ko bariyo benshi cyane mukomeze mugubwe neza ndetse n'umuntu wese udukunda uri hanze arabantu njya nkunda kwisuriza abantu za Masisi abantu rwose batwereka buri munsi muri comments ko turi kumwe umunsi ku munsi mukomeze mugubwe neza rero ngewe nk'ibisanzwe ni Blaise kuri TV ndi kumwe n'umustar wanjye nabahitiyemo uyu munsi ni umukobwa wambaye neza imyenda kabisa ubona ko ari imyenda ijyanye navuga ko n'igihe tugezemo turi muri vision 2021 ahangaha afite ibishushanyo ngewe ahanini impamvu namutumiye ari n'ubundi muri entertainment y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ariko ikintu nanavuga kinarenze afite ikintu bitatatu ku mubiri we zitangaje ahangaha rero nizo turi bunaganiro cyane tugende tumenya ariko aratangira twibwira mushiki wanjye biteze byiza makuru yawe ni bon meze neza ya ndabona kabisa ari fresh tutarajya kuganira ku bintu byatatu wambaga Helena kamwe kuki uyu munsi wahisemo kwambara Helena ku gutwi kumwandi mbona nta kintu kireho no nagaru uyu munsi gusa nge bundi nyine mba numva ingi yari yo style yanjye yo kwambara mama Helena tu kwambara niyo aho wajya wose yaba ugiye mu bukwe waba uri muri office ugomba ko yambara Helena rimwe ako kantu saka develop urabona hariho abiri sasa umwanya wo kuba rimwe hano n'irindi hano abiri nabonye nyine abiri agomba kujyanga ari byo byari flex ko singe umuntu wa mbere bibonanye se nakantu widevelope bagira ngo bavuga ngo buri wese agira akantu kiwe azana umuntu rero utakuzi amazina yawe nayahe ngewe nitwa Irabashaka Louise Aullaoff ayo mazina wenda ndayumvisha ako ka Aullaoff rero kaje gute ka Aullaoff kaje gute nakubwiye nitwa Ola sibyo Ola nongeyeho off official bisobanura official okay ni Ola nyine akazana official bigata biba Aullaoff right ni wowe wihitiyemo iryo zina cyangwa umuntu abigufashije kuri hitamo ni mama wanjye wari mitiye Muto mama mama arakwemerera ko utuzina tw'utueke udushiraho nta kibazo ndetse akaguha na ideas z'ukuntu wabigenza nyine bitewe n'ukuntu tuba tuganira nyine urabizi ntago twabura kuganira abakobwa na mama wabo ari gihe nyine mubwire se mbigenje gutya urabona bitaba ari sawa just nyine nkasa nk'umugisha inama tu umviye bikunze bari imbere cyane ni byiza cyane mam iyo muri kumwe ibiganiro biba bimeze gute urumva ari utuntu uri gutamo nkajya kumva ngo bana biba ari imbere cyane izo slang arazizi nyine urumva iyo mvuze yataza itabaza ati none se hari nk'ukuntu njya kumubwira ngo ni iki tambwira ati none se nkamubwira n'ijambo najye kurirangiza tambwira aterwa nawe mero urabizi ni iki niki se byo kandi bisobanura iki n'ibiki egera mikro neza urumva ugasanga nyine ari gukomeza nyine buri kanya bakomeza akaslenge kose mvuze ambaza zimwe na zimwe bazizi zimwe na zimwe ugenda usimwigisha abyinjiramo neza ahubwo nahita nkwibariza ikintu cya tatu umubyeyi abifata gute yabonye ufite tatu nyine nago bikunda tu ariko hari igihe agezamo kwa kundi nyine tuba twiriwe tuganira ndambwira ati ariko sha ibyo bintu ni byiza ariko bizagutera kanseri mwana wacu ugasanga nyine namubwira ati none ngenda mubwira Mary rega nta myaka ije kandi umuntu apfa umunsi wagize niyo mpamvu mubwira ngo rero jyewe ni kwa kundi akabyihanganira akavuga ati nta kibazo arihangana nese yakora iki ngo ngenda akagasanga ari yo utakabona ibintu nibishaje ari namenye yego gereranya ushyiraho tatu wayishyizeho ufite imyaka ingahe tatu ya mbere tatu ya mbere nayishyizeho mfite nka 16 niba atari n'itanu ariko byagenze gute kugira ngo ushyiraho tatu ya mbere ukuntu byagenze urabona nyine hari ukuntu tujya muri internation
tugahura nyine n'ingeri z'ubwoko bwose urabizi abakobwa nyine iyo hatarimo kwa kundi muba muri inshuti cyane noneho njyewe umukobwa twararanaga kugeza nyisanzuraho tu aranganiriza ibintu byose ambwira ukuntu umusaza watera tatu ibiki ambwira tatu mu Rwanda barazitera se arambwira ati rufa ndambwira okay ntaribi ndikwamira sinambwira ko nyishaka no urabona muri vacances sasa mwese mu mwaratashye ndamuhamagara ndambwira bitese nisa uri mu rugo se siko nshaka kugusura arambwira wagwamo nta kibazo kugwamo nsanga n'ubundi musaza wahejeje kuyitera ndambwira se bro wambabaye kantera kuri amafaranga mfite ko wenda nzakwishyura sharango yangoye kabisa yarambwiye ati sister bitewe n'ukuntu nagukunze uri umwana mwiza uganira tega ngutere ayintera hanga gutya ku rutugu yego niyo tatu ya niyo tatu ya mbere wenda turaza no kwiyereka abakunzi bacu barebe ndaza no kureba n'ibice byose ugiye ufiteho tatu kereka niba harimo ibice by'ibanga tutari bubashe kwemererwa kureba ariko ahantu hose ufite tatu ubu kugeza uyu munsi ufite tatu zingahe ku mubiri sha ubuse nazi ni nyinshi tatu 12 byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo zose ubu zifite ku mubiri wawe ni kinini ariko ntago ari kinini cyane bitewe n'ukuntu nyine nanjye ntabaga nabishyizemo n'ubushake cyangwa se ngo numve nabyirutsemo cyane shani n'uno mwaka ariko wonyine ni umwaka umwe wow ntago urashira uyu nguyu nyine turimo wa 2021 yego noneho rero nahita nibaza hari abantu bavuga ko tatu umuntu wese uyifite bayigereranya nuko buri kirara cyangwa se umuntu kubonanya tatu uriya muntu ni kirara cyane cyane muri societe nyarwanda hari abantu noneho navuga ko bo hanze bazimenyereye tatu bimeze nko kubyuka ukanywa amazi cyangwa se kubyuka ukabakora makeup bisanzwe wowe ubifata gute tatu uburyo ubundi ukuntu zibabazamo nyine nawe uyiteye kiba ari ikintu ifata nk'agaciro tu yewe tatu ni ikintu mfata nk'agaciro kuko uburyo zimbazamo bro duye mvuye kuyitera ukareba imitsi uburyo iba yareze amaso yatukuye nibwo babyemera neza niyo mpamvu ngiye tatu nzifata nk'ikintu kirenze cyane sinzi nyine urwego nabigereranya tu iyo bavuze ko rero nta bantu uri wagiramo ngo bavuge batura mukobwa ni kirara ntago byabura ariko ngewe niba ndi n'ikirara I know my shit ukumva rero so rero ngewe kuba ndi ntaganzi already ambonye aho ngaho uhereye ko hari ahantu nagiye ambonye aho ntago tuziranye none se amenye ko ndi kirara gute niba tanzi ni gute amenye ko ndi kirara tatu navuga ko ari ikintu kitari kimenyerewe mu muco nyarwanda cyari kimenyerewe ahubwo nuko haba hari abatabizi sinaguswa nk'iyo mu Rwanda hajya kuva abantu babacakara n'iki bagiye kugenda hari ikimenyetso babashyiragaho kandi ku mubiri umuntu nyine w'igihugu wagiyemo yakubona na tatu akavuga uriya muntu ni iki umuntu rero ukunda tatu wamugiriye inama ese tatu yose ibifite igisobanuro cyayo cyangwa hari n'upfa gushyiraho bitewe wenda urabisobanukiwe kuko tatu 12 mu gihe cy'umwaka umwe biba byumvikana ko ari ibintu navuga ko ari byiza cyane wowe rero wamugiriye inama umuntu ushaka gushyiraho tatu ni wenda hari abazishyiraho just kugira ngo nyine bishimishe sawa hari n'abazishyiraho bitewe nyine n'inzibo bashaka inzibutso tu ku buryo cya kintu uzajya kireba bakavuga ikintu byagenze gutya na gutya ibi cyangwa se ikintu ukunda ikintu wowe wumva wiyumvamo wenda n'urugero niba ukunda nka Ryan kayishyiraho urumva nyine sinzi nyine ukuntu nabivuga tu gusa umuntu ushaka kuyishyiraho ntabwo ari ibyadanje tu ntabwo birenze cyane kabisa wari wagera igihe cyo kwifuza kuba hari tatu ku mubiri wawe wasiba ntabwo icyo gihe kiragera nta nubwo kizigera kigera kuko ngiye nimba na nyogokuru nzaba nyogokuru ariko nyogokuru drip
ubu se reka ngo baze ugeze mu gihe cyo kuba washaka umugabo araguterese biciyemo deja uramwemereye ariko nawe arakubwiye ati jewe mfite umuntu ufite imashini ikuraho tatu ntabwo nshika ko uzambara agatimba ufite tatu zingana gutya wabigenza gute Imana izamutembereza kuko nyine sinzi tu gusa ngewe umuntu utazankundana n'ibyanjye ntazankunda bivuze imbere y'Abanyarwanda kiretse niba azabavuye handi hatari mu Rwanda ariko umuntu utazankundira ngewe ankundane n'ibyanjye byose ubwo nyine ubwo umugabo yikomereze yikomereze ubu se urabyizera ko umugabo wawe abyanze rwose byari bigiye no gucamo abyanze akavuga ati sha nago nkigushatse kereka nituvana izi tatu wamukatira nyine wenda hari ukuntu ababyeyi babigenza n'iki kumva kazanamo na gigi cyangwa se na urabizi ababyeyi wenda hari igihe bishobora ntago nakubwira nyine ngo ni 30% ariko nyine nanone nasigara mbabaye ariko wasivanaho agari zose umugabo arakundwa nyemerera cyane agari zose nafana hizishoboka wenda ganga ku maguru kuko byaba bitari bugaragare nkababwiye ati yahuzo ukayigumana tatu yawe yeah kandi ngiye ubundi ukuntu mba numva nawe akomeje kwensista ati reka ntago twabana sheri ibi bishushanyo byose urabivanaho sha yakomeza singiye kukubeshya kuko ibyo bintu byaba birenze ubwenge ntago uri kubyumva neza je ubundi sinzi je ubundi mba numva nazashaka n'umunyarwanda uko Abanyarwanda bafunze mu mutwe ntago ibyo uvuga nibyo ndabizi ntago byabaho n'ubundi ariko ngiye ntago nzashaka umunyarwanda ubu wumva wakunda umugabo wa hehe iryo nibanga ariko ushobora no kubikundira n'abazungu nabyo oya ubwo ni kise kari abazungu ntago wabimenya tu wasanga na boyfriend ngira urabizi nta kuntu waba udafite boyfriend nyine nawe ntago umukobwa mwiza ntago abura umukunzi ntago yabura ariko nyine nibanga ryanjye tu ubu uramufite ariko arahari uramukunda atuye mu kahe gace atuye Kimironko mu kahe gace neza izina warivuga oya ntago narivuga ubwo abasore bose bari Kimironko bamenye ko bakunda nako bishake mu ola reka noneho twigire ku bishushanyo rero ufite ku mubiri hasi ndi kubona cyane reka duhere ku kaboko niho hagaragara neza aho ku kaboko hari ishushanyije hiki aho ku kaboko hashushanyijeho hasi ni kino gice cyanjye cyo hasi kumva hejuru nyine urabona hariho mask ya butterfly hejuru ni flower okay bivuga ngo hariho igice cyawe hano mu gatuza gutya umanukiye ku mutwe ku munwa yego kumanura kugeza nkaga gutya kuki icyo gice ari cyo washyizeho sinzi nyine tu cyane nicyo gice ukunda cyane kurusha ibindi ku mubiri wawe nacyo kiri mu bice nkunda ku mubiri wawe bivuga ko ukunda amabere yawe ukunda kuva ku mazuru kumanuka amabere navuze kuva aha kumanuka kugeza hano niho hariho hano okay no kugeza hejuru y'amabere nyine nkunda kino giti cyanjye urukumva ntabwo bari gushushanyaho kano gatwe gusa bahise bashushanya n'igihimba tu hakazaho ikinyugunyugu yego gihisha isura yawe kiba mask kubera iki wahisemo kubikora gutyo kuki utagumishije isura yawe nyine yari ukuntu nyine nicara mu mutwe wanjye nka medita nk'ibintu tu nkabona byaba birenze rero nagerageje uburyo ki ndi bukore nyine nk'ukuntu mbitekereza mu bwonko bwanjye kuko hari ukuntu njye burari n'imyenda ngiye nambara nayidodeshereje ukuntu mbishaka nyine tu hari ukuntu nyine umuntu akomeza azana utu design mu mutwe naricaye nyine mbona ko birenze tu n'abantu banjye nyine n'umuntu wayinteye kumva nabambwira yuko irenze tu alright kuki noneho hejuru hariho akarabo rero hejuru hariho akarabo njye nkunda indabyo nkunda indabyo nyinshi cyane reka tuve ku kaboko ahandi hantu tukiri ku gice cyo hejuru ufite tatu ni hehe hano yego ndabona hariho mama my mom is better than yours ukunda mami wa byatari cyane iyo wayishyizeho ryari ingi nayishyizeho
2017 right ahandi hantu mu gice cyo hejuru ufite tattoo ni hehe ni ahangaha gutya hanze I'm the one yeah ahandi zose turazereka abakunzi turagenda tuzibereka rwose hejuru yego ahandi ni hano gutya mu mugongo no mu mugongo hari mindi yeah yo ni iki yo ni ibaba yego n'utunyoni turi hejuru turi kuguruka bishatse gusobanura iki yola sikiri bishatse gusobanura ariko se waretse ngareka kukivuga kari ibanga rya oya ola reka nkubwire hari nk'umuntu ushobora kureba ikiganiro akaba inspired by you akaba yavuga ati nanjye nakunda gatatu wenda ariko ari tatu zifite ibisobanuro zifite ibyo zisigura atari bya bindi ngo Diamond afite tatu ngo mise nyishiraho uzi icyo bivuze mbonye Rihanna afite tatu wowe bisiguye iki sha hari ibintu nyine biba binyibutsa n'iki to subizi tunyoni twibere mu kirere kera nyiri umupeti nyiri umwana cyane tu nagiye gukingura papa wanjye mfite nka 3 years nabonye nyine naragurutse maje hari ukuntu maje gushinga nyine umusaraba n'iki neguye amaso gutya mpita mbona utunyoni twinshi turi kuguruka mu kirere turenze ndaseka tu abantu bagira ngo ndishimye urumva ariko nyine mama we yarabibonye tu ko nari umwana ntago nabo babimedisi byatari ariko nabo byarabaseke ubwo washize igihe kingana gute dad wawe apfuye baza nari mfite imyaka 3 ni kera kabisa kera ya abana kabisa Imana imuhire uko ridashira ndetse nawe ahubwo uzakure nyine ubo mudamu mwiza cyane wese ushyira n'utwo tunyoni nyine ibaba n'utunyoni oji kabisa turaza no kuganira ku mvugo wifitiye tunarebeho koko ese ziva he hano rero noneho ku maguru hariho indi symbole ntaramenye ariyo iyo ni iki is kini gihunyira ni gihunyira kucyo shize gihunyira ni urupfu kandi igihe urupfu rumaze kunywara abantu benshi cyane that's why rero ubona ko nanjye ndabizi ko zakomeza impamvu rero ubibona kare niki kubera nyine urupfu rugutwara abantu benshi wese ushyira gihunyira ubusa abantu nibagira ngo uri muri Illuminati urayizi ndayizi ibaho ntago mbizi Illuminati wumva iyo bayivuga wumva bimeze gute nibihunyira biba birimo mu masembore yabo ibyo ngibyo nibibareba kuko ngiye nakizeho biri mu bwonko bwanjye ntago nakize ibyabo ngo ni Illuminati none se ko iba muri Amerika akakanya ngiyeyo se ntago twicaranye hanga ese nukora muzika nawe mvada none se ubureka nkubaze ari abantu ushobora kuvuga yuko bajya muri Illuminati ko abantu bakabyemera se ubwanjye urabona wayira kuhe uvuga ko njye muri Illuminati ako ngira Illuminati ngitanga n'ibiceri ngo byadanje narabyumva bibaye ngombwa kujyamo wajyamo bitansa ibintu byadanje bitagusaba kuba hari uwo watwara ubuzima bwe aho ngaho ni insazi ariko bakubwiye ngo ujyemo wajyamo kuko ngitanga ibiceri byadanje bamaye ibyo biceri nta kintu cyadanje kirenze nyine bari bunsabe to na we tujyamo ariko urabizi ko antichrist cyangwa se ari abantu barwanya imyumvire yo gusenga n'iki byose nyine yabo ngabo urabapoa none se hari umuntu watobora mu mutima wawe ngo arebemo lenge baho mane wowe ushaka subizi nta muntu wazagutobore mu mutima ngo yinjiremo ari bibirimo hari ibindi bishushanyo noneho wifiteho ku maguru hari ku kirenge tuvuye ahubwo tutarava ku gihunyira munsi yacyo hari ikindi kintu munsi yabyo hari akarabo to nk'umuntu wikundira akarabo ngiye nikundira uturabo cyane tu ku kirenge ku kirenge hariho n'akagurumete noneho inyuma ku n'inyuma ndabona hari noneho stars inyuma hariho inyenyeri n'ibicu bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga iki ntabwo urasohoka nijoro nsohoka nijoro nyine nko mu nzu ngo urebeho hejuru urebe ukuntu biba birenze haba hasa neza kabisa haba hasa neza cyane biriya bintu ngiye rero ndabikunda nkunda nijoro iyo
kwa kundi nyine baba batetse nkahita nsohoka nkajya inyuma kuri salo nkicara ubumwe mfite nk'igitabo nyine nkabona ni utuntu ndyoheye tu ubundi ngiye nkunda ibintu nkunda mba mbikunda koko niyo mpamvu ubona nyine bimwe na bimwe bigiye bindiho. Hari iyindi rero navuga ko nayo ari butterfly hari hirya cyangwa se kanyugunyugu. Ikinyugunyugu kuri Ola kivuze iki? Ikinyugunyugu ngiye ngafata nk'akantu k'akanyamahoro cyane nyine umuntu wese yangirira impuhwe tu kuko gaba gasa neza ubona nyine sinzi uko nabikubwira. Buriya akanyugunyugu ni akantu nkunda cyane. Noneho hari agafoto kako nari mfite kari gahagaze hejuru y'akarabyo tu kari agafoto nkunda kureba nkaba navuga ati sinzi nyine tu nkaba navuga ati nzakishyiraho ariko numva ko ari ibintu bitazabaho. Birumvikana nahita ahubwo noneho nigira cyane cyane tatura zirangije hari n'indi nyuma ni Afrika irimo Ryan ariko irimo intare ariko ntabwo irarangira fresh yo nabyumva uracyarimo kuyikoraho. Tatu rero zawe amafaranga zagutwaye ugereranyije hari n'iyo ubuntu ufite ndabizi ugitangira ari ubuntu uhuje total amount yagutwaye cyangwa se igiteranyo cy'amafaranga yose tatu zagutwaye ni nkangahe? Ni menshi we subuka ari menshi ni nka 300 tu ibihumbi nka 300 zose hamwe. Amafaranga uyakura he? Nagariko nayatayenze yose ngo mite nyirambura nyatange nyine uko ugiye kuyitera tanga nyine ajyanye nayo igiye kwiteza tu mwingi niyo yamenze cyane niyi kwita ko hari hindi ntago zirarangira rero kwita ko hari naho hari ururabyo turabya danje iyo yo kwita ko wayiteho uri mu ihe mode washakaga byagenze gute kujya wishireho? Nagari ibintu bya danje bana nyine nayiteye sinzi tu nayiteye numva ngiye no kujya no muri interview icyo gihe nari ngikora kuri Goodrich TV. Wakoze no kuri TV? Wow. Yego tujya no kuganira neza kujya mu kiganiro nyine ndavuga se ubundi nakirirwa mu rugo nabuze icyo nkora ariko mbanze n'inyabyende ukuntu bimeze niyo nakira gatatu gatoya nyine karaho tu igezeyo mpita mboni ndayikunze cyane tu ndayo mpita nkiraho rero. Nyindi yo tatu wayigushiriye kwitako ni Mula Mula tatu the guy namubonye no mu ndirimbo ya Kenny Soul muri haso kabisa umutipe ndamuzi nawe afite tatu nyinshi cyane. Ayigutera wambaye gute Ola? Nambaye nyine bisanzwe tu ibiki Ola urumva abantu benshi turi kuganira ku bintu byo kwishushanyaho ku mubiri. Ese nta kibazo societe nyarwanda ibibona gute? Urumva muri comments uragenda ubibona abakunzi ba Iris TV baraza kutubwira iyo ugiye gutera tatu nubundi ngusanze yo yambara udustile nubundi dusa nkaho kabisa rutwo muri sama cyangwa yego twagusuye none se eka nkubaze iyo tatu bayigutera wambaye gute Ola? Ingi bayine nambaye urabona tuno tuboro two ku mazi bikini nagasume tu yego kuko urabona agasume bakegezayo gutya kuko uburyamye usa nyine nk'ureba ku runo ruhande rwa gutya kumva sasa rero kegezaho gatoya hari inde bayigutera? ari umushiti wanjye bita Soja Kid yego no muririmbyi nawe barayigutera. Ubona wenda ku bantu wenda bakunda tatu cyangwa se n'abazazishyiraho ubona hatabaho kuba umuntu gutera tatu akabona wenda imiterere yawe ari myiza cyane akaba yanakwifuza? Sange ntago numva ko byarinda kugera kuri urwo rwego kuko abari mu kazi yaba ari mu kazi ke bari gukorera amafaranga yiwe urumva rero ntago. Mula wamwishyuye angahe Ola?
ibanga ry'akazi yeah ntago wabivuga wakoze kuri TV ryari rero ni muri uno mwaka nko muri kwa gatandatu kwa karindwi oya mu kwa gatatu mu kwa gatatu mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu mu kwa karindwi wakoraga ikiganiro kimeze gute close up kijyanye n'ibiki entertainment too ubu uri umu MC mwiza ukuntu watangiraga ikiganiro ako kantu kavuge tangira ikiganiro nk'umunyamakuru mwiza wakoraga entertainment wagiraga isoni ntabwo nagiraga isoni none se ngerega nta muntu ninya kuko nta bintu ngiwaho urumva nta n'uwo ntaha nyine nikize kandi niyo mpamvu rero nta muntu ninya umuntu ninya ni mama wanjye kuri TV byaje kugenda gutse warabihagaritse cyangwa uracyariyo oya narabihagaritse kubera iki nyine hari ukuntu bitagenzemo neza barakwambuye ntabwo ari ngombwa ibyo ngibyo oya akazi byagenze gute mbwiza ukuri kuko kuri TV ndabizi neza ko TV nyinshi rwose ziba zifite ibiceri kuki waretse akazi zabireke mwana shumi ese wowe wareka akazi ishumi wowe wareka akazi ubona uri guhembwa neza ngo hajemo ikibazo cy'ibiceri tu oya nyine ntabwo ari neza cyane ariko nyine nabonaga bitavamo tu okay reka noneho twigire mu bijyanye rero na video vixen wari wajya muri video na rimwe mfite video nyinshi cyane wagiyemo nk'umu video vixen nyine ukajyamo ndashaka kumpa video 3 wemera kuruta izindi wagiyemo yego ari twembi yande nande Mico the best yego ari Dede ya Davis ari hari nizo ntabana nibuka ari na Friendson active wow ubwo video rero uje kujya muri video bwa mbere byagenze gute isi igitekerezo wakigize ute cyangwa barakwaprochinze baragusaba ese bira bintu byatunga umuntu akaba yagira amafaranga gutunga nari kabisa nyine iyo utazajyemo ngo turi inshuti iyo utaje ngo turi inshuti cyangwa se ngo iki byagutunga kabisa hari video wagiyemo ku bushuti se zose urishyurwa ariko hariyo nagiyemo ku bushuti iyihe Dede uri inshuti ya Davis mwamenyanye ryari Davis umwana w'iwacu iyo uri kuvuga iwanyu ni gute biba bimeze gute twivuka ku ifishi none muvuka he ibutare we na Davis mwese muvuka ibutare we na Davis kandi noneho hari n'ukuntu nyine n'imiryango iba abari inshuti Davis umufata gute mu buzima bwawe ola nyine mufata nk'umu blood tuvandimwe mufata nk'umuvandimwe nta rukundo rwabaho hagati yawe Davis aramutse agusabye urukundo wabigenza gute urukundo sheri shushu atabyo kuvuga brother and sister wazuyaza bamwita umwami w'amajyepfo kubera iki nazuyaza se kandi tuziranye yerega buryo uzatandukanya abantu muziranye nabo mutaziranye nyine ubwo se ngo abantu baziranye sibo bubaka urugo rwiza sabireke hari igihe nyine biterwa tu wabigenza gute nyine aramutse abigusabye abitekerezaho nkabanza nkareba yuko nyine bishoboka cyangwa bidashoboka urumva muraziranye urabizi neza ko nta kintu wenda cy'urukundo kirimo ariko muravugana buri munsi waramutse ute bite amakuru bro ariko ntago muhuje amaraso kuri papa na mama rwose nuko imiryango ari inshuti Davis akagutungura ku isabukuru yawe y'amavuko akanayitegura akabishyuhamo surprise ukabona ateye ivi wabigenza gute aho ni wavuga yes nyine wenda ntago namusebya ngo mumubwire ngo niki ariko nyine tugeze inyuma namubwira ati bra répondez par vrai ou faux yego cyangwa oya ko kanura nkumvanya amajini we akavuze namubwira ati se wowe wari wabitekerejeho ariko impeta wayambara kugira kuvuga ku by'impeta urumva ahise atera ivi nyine kugira ngo ntamusebya nk'inshuti yanjye yego ndayambara ubundi twagera inyuma tukabiganiraho nkamubwira se byagenze gute byagufashe gute ese akubwira ati ndagukunda se byagenze gute koko
umunsi bamufunga wumvise umeze gute? sha byari birenze to ntago nyine nabura kubabara. Narababaye. Waramusuye? Ntago namusuye kuko nanjye nari ndi mu bibazo. Numva atari urugumwe. Byagenze gute? Siwe wari uri mu bihe bibazo koko? Sa nibanga ryanjye mbabara mu byo nawe. Cyangwa nawe uri muri ba bakobwa bafatanywe na Kevin? Kuko ya minsi ndumva arizo struggles zari zihari ku ba artist. Gusa nyine nanjye muri iriya minsi byari insazi. Cyakoze nanjye nakubeshye nari ndi muri nikito. Nawe wari uri jail? Byari byagenze gute? Wabona uri kumwe na Isha? Oya ntabwo turi kumwe. Ndi kumwe na undi muntu n'abandi bantu tunagaringo. Oya erega showbiz kugira ngo yaguke inaryohe nuko hari amakuru nubwo aba yararangiye kandi akarangira neza ukabuhumeka uyu munsi ukabushaka kuza mu kiganiro. Barafatiye rimwe se? Yes. Oya ntago ari rimwe. We bagufasha undi munsi. Sana ni muri ya minsi ndi kumwe na Bushito. Baba babguyeho. Oya ntabwo twari turi kumwe mu gutya nuza show. Twahuriyeyo to. Mwahuriye nyine mwese murya gashene cyari. Ariko ntabwo nyine byari bya danger. Kuko nyine urabizi iyo urengana subizi. Yamazemo. Wamaze igihe kingana gute? One week. 1 week. Yeah. Nonese kukiri mutoya ubwo bakujijije iki? Mukobwa muto nkawe. Yaga kuba umuhanzi si iki. Ujya no kuzo duhe freestyle rwose abantu banumve n'indirimbo zawe. Tabati nyinshi cyane sasa muri tabati ihuriramo n'ibintu nyine bigiye bitandukanye. Tabati se niki? Bro. Ni haso. Niko. Haso se urumva hari umunyarwanda ubudukurikiye ukoresha ikinyarwanda atazi ngo haso niki? Nagatigito. Nagatigito niki? Tabati. Ese ibyo byose nago. Gasobanure neza mu magambo arambuye. Tabati. Nyine uguhiga tu nyine kugira ngo ubone ko ibintu byawe byatambuka cyangwa se wabone ibiceri. Imana ishimwe ko wavuyemo amahoro we na bushari wawe muba muraje nyine musa muri Kigali mumera neza. Icyo gihe babafungura wese ujya he? Uracyahibuka? Ndahibuka. Nihe? Ese njya muri restaurant. Hari ibintu wari ukumbuye? Hari ibintu numvaga ko ngi giragurya. Ukivamo? Wese ukora iki? Se njya muri restaurant. Uriyarurira urarya? N'umushiti wanjye. Kuko niwe bari badufatanye. Turiyarurira. Ibintu byatubayeho se. Nshobora kubikubwira ukagira ngo ni brag ariko reka ndikikubivuga. Oya kavuga ko kara ubwo. Uru twakoze ntago bibo. Bagira ngo tumaze imyaka 100 tutarya. Ariko kuko nibyo nkanjye nigirira peti nkeya. Nyirumva ibyo niyo twazaga dakoraga mukangaye urumva nari inconje by'insazi. Guys nagiye twarura kuko byari kwiyarura self service urumva. Turarura koko. Urumva turarura nyine ibiryo nyine ubona bigaragara tu. Ego. Dufata ibiyiko. Muraza nk'abantu nyine bavuye hakurya ipari. Cyaka shawe ntabwo amenya amakuru. Biragiye. Tuba turebye ku bandi tuba tubanye n'ifi. Turabwira ati nazigiye byemeye ko dushyuhiriza. Tuba tubuze ifiriti sasa. Turabwira tumva tukaba twabirya nta firiti ntango bibaho. Bajya no kutuzanira ifiriti mu gikoni. Tuba twatse sasa private room. Ahantu abandi bantu batari. Harimo ba mama wacu tu. Twe ngewe n'umushiti wanjye na ba mama wacu. Tuba dukarabye intoki neza. Kumva tumaje gukaraba intoki fresh. Muri hereza. Turisha intoki bro. Ayafi babarayizanye natwita. Babazanye none icyayi nicyo cyatunaniye ariko n'ibiryo ntabwo twabimaze. Gusa indadini twari dufite niyo yadusekeje tu. Twarabisize nyere uzi ibintu byatubayeho nimugoroba. Naricujije muti mbega gutumba we. Uragenda ukamera nk'umuntu nyine koko sha taruherutse kurya. Uzi ibintu bikubaho. Kuba hari ahantu kuba warageze muri gereza kuba byarakubaye ugafatirwa muri utwo case two kuba warura ahantu wenda uri muri enjoy n'iki ugasanga nyine nje ntabwo nari ndi muri enjoy.
ahubwo ahantu nagiye hari hamaze iminsi habera show ye kandi ntabwo nari ngiye ngo mu buryo bwa enjoy hari ibyo nari njyanyeyo ndi kumwe n'umushuti wanjye twongera ugiye kuderivaringa umuzigo umuzigo w'ibiki kandi ukabyara mu mushuti wanjye ubu urahageze bahita bagufata mu bandi nkihagera nsanga neza naparitse moto mbona polisi ihagaze nk'hariya kumva ariko sinabitekerezaho cyane tu kuvuga wasanga ari ibintu biri aho ngaho ndinjira kuko njye none n'ikintu nikekaga nta nubwo numvaga yuko ari ibya nakoze ibintu bya danje kandi aho nari ngiye naho ntabwo nari ni cyagiye byari bishyushye igihe bafataga bushari oya wowe bari baramufashe mbere wamusanzemo ubwo njye narinjiye twarinjiye nyine n'umushuti wanjye turi kumwe nyine turi kugenda dutira story turi no kuvugira ukuntu tugiye kwita tujya kuri Kigali hate kwitamo tukinjira neza na polisi zahise zinjira bana hano murahazi turabwira ati umwana wabo n'umushuti wacu ati tutatwinjira tukinjira nyine babibaye so babatwara ku murenge bababwiraga ko babazijije iki ntabwo batubwiye n'ubwo ntabwo murabimenya uwo mwana we yaziraga iki uwo mwana bavugaga ntabwo mwabimenye shawora nzakurikirana ndebe uko si nk'ibiyobyabwenge wenda bashakaga byashoboka kabisa kuko nanjye baragupima uvamo basanga uri muzima ntaribi Imana ishimwe cyane muzika rero muzika wayinjiyemo gute byagenze gute kugira ngo wisange mu muziki muziki ni ikintu nakundaga tu ko nyine byo bundi natangiye njya mu mavideo tu ariko nkajya mvuga ati ngomba gukora indirimbo njye none nahagera nkareba ukuntu biba birenze nkareba ukuntu biba ari byiza cyane nkumva nyine ni ibintu bitabaho tu ndabona wifitiye n'agapusi mu rugo gaterure ntacyo rwose kabe mube muri kumwe kari hafi yawe muzika rero nyuma yo kujya muri video uhita wikorera nyine ibijyanye none no gukora muzika nyayo noneho yego indirimbo ya mbere wayisohoye ryari indirimbo ya mbere nayisohoye I think ari nka 2019 ubusohoye indirimbo icyo gihe wigaga mu kangahe nigaga mu gatandatu icyo gihe ahubwo narigaga urarasoje ntabwo nigaga byari byararangiye ibyo byararangiye okay ni byiza cyane birumvikana ko igihe ubu umaze gukora indirimbo zingahe ese project ufite navuga ko wenda uri gukoraho bihagaze gute hari indirimbo nyinshi hari ama featuring hari n'izanjye hari n'izindi ziri muri stu ariko nyine nazo ni mu minsi iri imbere hari nk'iya mbere igiye kubageraho ama featuring wakoze ni bande mwakoranye twakoranye na Ishkevin na Ririmba n'abamikazi ba Trizy ba Rodby ni Kenya Trap kumva abandi nabahesu hari nizo ntabanibuka tunasoza nagira ngo mbanze nkubaze muzika nyarwanda uri kuyibona ute ese urabona muzatera imbere ku rwego mwifuza hamwe n'Imana bigomba gushoboka nk'umukunzi rero wenda w'injyana ukora hip hop cyangwa se n'amatrap n'ibiki tanga freestyle shaka freestyle uha abakunzi ba Iris TV noneho baraza no kujudginga batubwira ati no mukobwa arakomeza muzika cyangwa arajya kwikorera muri garden nkuko ukundi indabyo bitubwiye ko amatatu menshi ufite arahindabyo wenda ushaka kujya gukora garden izajye beramo amakwe ariko business ukayihindura ukava mu muziki duhe voice freestyle twumve yo turi babandi turi bamwe muri zamano mwifuza abakobwa bataryama ndi kumwe n'abahungu ntibajya batuza bavuga ku bizaza we ndi heavy fuck his bitches Nelly we nyita ola please tonto fata pose nk'umubenka manukira iwanyu muri Benz Rolls Royce puff no passing ndabizi ko mufite amashyari mu rugendo muhora mwibaza uko duca n'umuriro turi babandi muzagenda mugaruke turi hahandi
ndabizi ko mufite amashyari mu rugendo muhora mwibaza uko duca n'umuriro turi bo turi babandi muzagenda mugaruke turi hahandi iyo ni indirimbo yawe yitwa gute ni cypher ni cypher ni cypher ndi kumwe n'abandi bakobwa benshi yabereye ni yitwa Coffee Sound cypher yego alright bivuga ko ujya uhura n'abandi numvise unabivuga ujya uhura n'izindi team abo bayish n'abandi benshi bangira ngo bakivumbi bagiye batangira muri zo cypher n'ubundi ubu rero uyu munsi nicyo wakwibwira abantu bakimenya ko umuziki nyarwanda ushobora gutera imbere cyangwa se ko ushobora no gutunga umuntu nge ikintu cya mbere nababwira ni uko umuziki uraryoha kandi noneho kuryoha niho n'abantu batanga amafaranga yabo iyo umuntu yakunze umuziki arishyura arapesa yakunze ikintu cyawe aragupesa kabisa ukabona niyo mpamvu rero nababwira ngo niba koko abantu ingeri z'abantu abanyarwanda n'abanyarwandakazi baradupesa rega nuko batabizi babapesa mu buhe buryo gupesa no kugira gute no kwishyura buriya nyine buriya nk'iyo bari kudufasha mu byubahiro byabo bareba indirimbo zacu ku ma YouTube ku ma iTunes za Spotify Gereza audio mark bari kudutamo ola reka ngushimire cyane nanjye ndagushimiye cyane kandi uzagira ishyanirwe mu muziki wawe uzahaha uronke kabisa ujye utekereza ariko kuba uzagira ababebe ubona ari nka ryari mu gihe kingana gute ni ibintu byo kwicara umuntu agatekerezaho ola uri umwe mu bantu bashyizeho tatu ari wo byifatiyeho umwanzuro ubu aka kanya njye nicyo bibazo ndi kwibaza ku nkanjye nk'umuntu uri kukubaza ntabwo ushobora kuzadesida kwigirira umwana kuruta kugira umugabo byamfashe cyane kuko buriya abagabo batesha umutwe gute ariko nanone nyine twumvikana ntari kandi uvuze ngo abagabo batesha umutwe gute wala nyine hari ukuntu nyine muba mukundana cyane ugasanga nta ngaruka zizazamo ariko iyo ubona bihora ari hasi hejuru mu Rwanda hari igihe ubona nyine ko hari igihe bizagera n'ubundi mumaranye wenda nk'aka ukabona birapfuye ndi suri iraje yego umuntu akaguhindukana ora reka ngushimire cyane thank you